mwe n'u Burundi murareba nayo ingwe cyangwa bigeze mu ntare? Uburundi bugomba kutuvana mu bibazo byarwo. Kuki ubundi perezida w'u Rwanda yagomba kubaza u Burundi ko yohereje ingabo muri Kongo? Ni inyungu zihe u Rwanda rwagira mu gutesha u Burundi umutekano wabwo? Nize inyungu kuba u Rwanda kuba u Burundi buri muri Kongo burimo kurwana bufatanyije na FDLR bibagira inshuti n'u Burundi cyangwa bibagira abana? Nakubwiye ngo aho abantu se bafashe ntibavugisha icyo ushaka. Bivuga ngo n'u Rwanda hari abo bivugisha ibyo bishaka ko abavuye muri FDLR bafashwe. Haraba ntabaza bizanye. Niba uvuze ngo Red Tabara yateye iturutse mu Rwanda, nta kintu na kimwe ushobora gushingiraho kimwe mu byoroshye. Bibwira se ko abo bibwira ari injiji. Abarundi mu by'ukuri kugeza uyu munsi umubabaro, gufunga imipaka n'ibindi bibazo, avuga ati ikibazo dufite ni u Rwanda. Yego. Mwe ntabwo mukeka icyo u Rwanda rupfa n'u Burundi? Scovia natanye nkubwira ko u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi. Ntago uzi umugani w'umwana wahoraga atabaza. Araho bigera kumva bitangiye gukabya. Banza ugaragaze abo Barundi n'iki u Rwanda rubashyiramo rubashukisha ku buryo bajya gutera ibisasu bene wabo. Muravuga ko babakura mu bibazo byabo batagomba kubashyiramo, ariko Burundi bwo burasanga rimwe kibazo. Natangiye ku ijambo perezida yatubwiraga kuntu Burundi bwagiye Kongo, nibaza niba atariho urwango rwanyu rwongeye kuburira nyuma y'izindi mpamvu mwagiye mugira mukagirana ibibazo. Ariko ntabwo ntongere kuvuga urwango rw'Abanyarwanda. U Rwanda kandi rwiteguye gukomeza kuganira n'u Burundi nkuko byamye. Muzaganira kuki kandi nta kibazo mufitanye? Icyo bazavuga kuko barakivuga. Tuje kwibaza ko bimaze iminsi bivugwa, ariko hari itangazo ryasohotse umusibejo niba ntibeshye cyangwa ninjoro ryavugaga ko uko u Burundi navuga ngo u Rwanda rurasa nkaho rwiya mu Burundi, nakoresheje ijambo nise ngo babakure mu manjwe mu Kinyarwanda bakizi cyangwa se mu bintu bidafatika byabo. Bwana Arenguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, nawe uduha ikaze mu biro. Murakoze cyane, hano bwo waruherutse. Warankati. Kareka ndarengana. Abantu bose bibazaga nge nawe ikibazo twaje kugira nuko giteye. Niyo twabishaka ntibyashoboka. Ntago bikunda. Nge nawe dufite ibyo duhuriye tugomba guhuza byanga bikunda. Yego. Uyu munsi tubwira abaturage b'u Rwanda mubabwire ngo cyangwa bakurikira mu Rwagasabo, mwe n'u Burundi murareba nayo ingwe cyangwa bigeze mu ntare? Ntago tureba nayo ingwe. Ahubwo nayo magambo warukoresheje ngo amanjwe, oya ntago ari ibyo wakoresha. Nta nubwo we icyo itangazo ryavuze nuko u Burundi bugomba kutuvana mu bibazo byarwo by'u Burundi byo mu gihugu cy'u Burundi mo hagati. Muravamo mute kandi muri? Ntago oya, ntago dushaka ko badushyiramo. Ntago u Rwanda rushaka kuvangwa mu bibazo by'u Burundi. Muranga kuvangwa ariko murimo? Oya ntago turimo, nta mpamvu dufite yo kujyamo, nta nyungu dufite yo kujyamo. Reka tunaheraho twagombaga guhera no kwihanganisha abagizweho ibyago na biriya bitero by'iterabwoba, aho wabigirirwaho hose ku isi. Ntago ari ibintu byo gukorwa, ni no kubyamagana. Abakomerekeyemo rwose, niba hari n'uwaba yaritabye Imana, no kubihanganisha. Ntago ari ibikorwa byo gukorwa. Ikindi cya kabiri rero nkuko narimbivuze narimbihereyeho wa mugani narimbicuritse, kuko nicyo tukagombaga guheraho. Ntago tureba na yingwe kugira ngo abantu barebane, nuko barebana na yingwe nyine ari bombi, harebana abantu babiri cyangwa barenze babiri. U Burundi bufitanye ikibazo n'u Rwanda, u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi. Urumva rero dushobora kureba na yingwe, bashobora kutureba yingwe, ariko igihe tutareba yingwe ntago tureba na yingwe. Neza nyakubahwa perezida wa Repubulika sinibuka ikiganiro yagiranye n'ikihe kinyamakuru hano mu Rwanda. Yego. Avuga ko yigeze guhamagara perezida w'u Burundi amubaza kubijyanye niba hari ingabo yohereje muri Kongo ibindi nk'ibyo. Aramubeshya. Aramubwira ati yego, ntabwo nabohereje, ngira ngo abashinzwe iperereza bashobora kuba bakubeshye. Yego. Perezida ati nizere ko bambeshye. Ariko ngo ntibyatwaye icyumweru ziba ziriyo. Yego. Aha niba urimo namwe ngo ntabwo murebana, barabareba. Ariko nsigara nibaza kuki ubundi perezida w'u Rwanda yagomba kubaza w'u Burundi ko yohereje ingabo muri Kongo. Nuko ariko bigenda. None se perezida w'u Rwanda yakumva ikibazo icyo ari cyo cyose kireba ibihugu byombi cyangwa kireba ibi bihugu
none se ntibahurira mu nama bagamije gukemura aho ikibazo niho cya nakekaga Kongo? ko namwe mwabarebaga noneho mukamenya ko hari abo bohereje. No, kuba abantu bashaka amakuru ku bibazo bahuriyeho nta gitangaza kirimo, niko inzego zikora. Amakuru iyo bayahaye umukuru w'igihugu agasanga ari ngombwa kubaza mugenzi we, aramubaza. Ahubwo wakwibaza uti kuki perezida wa Repubulika y'u Rwanda yageze akabivuga, kuko hari byinshi atatubwira. Tubwire Arabibabwira kugira ngo mumenye nyine namwe, yaba abanyamakuru yaba n'abaturage b'u Rwanda muri rusange, aho ibintu biba byarahereye, imvo n'imvano. Kuko havuze uruhande rumwe, nkuko nabikubwiye, kandi u Rwanda ntabwo rukunda gusubiza cyangwa se gukora ibyo abandi bakoze. Ariko iyo mushubije haba habaye iki? biba nuko bari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa guhora umuntu asakuza ngaho twaguze intwaro ngaho twagiye kurasa ngaho byagenze gutya na gutya na gutya, si ngombwa. Ariko hari igihe biba ngombwa yuko na perezida wa Repubulika avuga ati ni ngombwa ko mbwira nabo nyoboye, ni nabo ba mbere ababwira mbere yo kubwira abandi, akabasobanurira. None se mwigeze mwumva babibeshyuza bavuga bati perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabeshye? Kuki se batabibeshyuza? Nuko ariko byagenze. Wenda barabivuze ntitwabimenye, cyangwa nuko ntawe bibabajije. Ibindi bavuga kurara wanditse uti ndaje, we baba bambwiye ni ubwo rero ndabizi byavuzwe wabimenye. Bivuze ngo rero niba akugaragarije yuko habaye ikibazo, inzego zibishinzwe zikamumenyesha, nawe akabaza. None se wabaza umuntu murebana nyina y'ingwe, uramubaza uti byagenze bite? Wenda yamubazaga y'ingwe ataraza ari nk'ayinyana, na nyuma yaho yagaragaje ko ibyo yamubwiye byari bihabanye n'ukuri. Ntacyo u Rwanda rwavuze ko kigaragaza ko rufite amahane, rufite umujinya. Kuko ni hahandi haba ikibazo uko kiba kimeze kose kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro, cyane cyane nuko ibyo biganiro byariho. None se ntitwabimenye ari uko abayobozi b'u Burundi babitangaje? Ubundi hari umunyarwanda urazi ko barimo baganira ibi n'ibi, hari umurundi wari ubizi kuko byaberaga mu nzego zibishinzwe. Oya, twarabibonaga. Ushinzwe iperereza yagiyeyo bajya gufungura imipaka, minisitiri w'intebe yagiyeyo mu muhango ibiganiro byakomeje nyuma. Ibyo u Burundi bavuga ko byabaye, byatumaga tubona ko ibiganiro hari icyabaye, ariko ntibavuga icyo ari cyo. Nticyamenyekanye ariko bagishyize hanze. Bivuze nk'uko nabitangiye mbivuga, u Burundi buvuga ko bufitanye ikibazo n'u Rwanda, u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi. Ntibyaba biterwa n'uko u Burundi mu bwugarije bwo bugataka, mwe mukanga gutaka kuko ntawe ubugarije? Tubwugariza gute? Barabarega ibi bitero bya za grenade, gukorana na Red Tabara, bigatuma aribo bataka kuko aribo barakomeza gutaka kuko ibyo bavuga nta shingiro bifite. Babaye bugarijwe serega hataka urimo kubabara. Bananiwe no kubyerekana. Niba naranumvise neza muri ibi ngibi nabyumvise nihuta byo kuvuga ngo abakoze bira bikorwa bibi by'iterabwoba, wagira ngo bavuga yuko batorezwa mu Rwanda bakinjizwa muri Kongo bakabona kujya i Burundi. Bavuye mu nkambi ya Mahama. Nabyo byibuke. Ngaho umva rero bigiye gusa neza na bya bindi byo kuvuga ngo Red Tabara yateye u Burundi ivuye mu Rwanda, ifashwa n'u Rwanda, ifite amazu mu Rwanda, ifite ibikoresho mu Rwanda, ifite imiti mu Rwanda, ibintu byose, bakananirwa kuvuga umupaka yinjiriyeho. Bukeye bati banyura muri Kongo bakabona kwinjira i Burundi. Izina rya Kongo ntaryo bigeze bavuga ko hari ahantu banyura bakinjira i Burundi. Ariko twagaragaje yuko mu nyandiko zishyizweho umukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, mu nyandiko zishyizweho umukono n'umugaba w'ingabo z'u Burundi, bo ubwabo bivugira ko abo bantu baba muri Kongo, babatera baba muri Kongo. Tushatse twanagaragaza inshuro bagiye muri Kongo bakurikiyeho Red Tabara. Hari nari mwigeze wumva bavuga ko bagiye mu Rwanda bakurikiyeho Red Tabara? Mu buryo ntibushoboka ko mwaba noneho mwaramenye ikibazo abo baterabwoba b'u Burundi, kuko mufitanye ikibazo n'u Burundi mukabanyuramo. Noneho tubanyuriramo iki se? Ko none se igihe cyose basanzwe batera icyo kibazo guverinoma y'u Burundi izo mbaraga bazikuragahe? Twibutse kubafasha ubu ngubu. Ubundi umeze nk'amwe inde kuki se twakwibuka kubafasha ubu ngubu? Ni inyungu zihe u Rwanda rwagira mu gutesha u Burundi umutekano wabwo? Nize inyungu kuba u Rwanda kuba u Burundi buri muri Kongo burimo kurwana bufatanyije na FDLR, bibagira inshuti n'u Burundi cyangwa bibagira abana? Nakubwiye ngo u Rwanda, nongere mbisubiremo, nta kibazo bufitanye n'u Burundi, niyo cyaba gihari rwiteguye kukiganira. U Rwanda ntabwo rutegerejwe kurindira umutekano warwo hejuru yo guhungabanya umutekano w'u Burundi, kuko rusanzwe ruwirindira rutagombye kujya guhungabanya umutekano ahandi. Rurabishoboye.
ntabwo ubona ko iyi mpamvu Burundi bubarega bushingiye ku bashatse guhirika ubutegetsi, ku bavuga abasirikare bahungiye hano uyu munsi bakivuga ko mwanze gutanga? Nakubwiye ko iyi mpamvu igaragara ari ugushaka kudushyira mu bindi bibazo Burundi bwifitiye. Hajemo icy'umutekano, batangiye guturutsa ibisasu, ni ikibazo cy'umutekano. Yego. Ejo bundi hajemo numvaga ejo nabonye akavideo bagaragaza amakamyo ya lisansi yinjiye noneho azanye lisansi, bavuga bati biratunganye tumaze iminsi nta bitoro dufite. Ni nabwo namenye iryo zina rya lisansi mu Kirundi ko ari bitoro. Ejo bundi bavugaga ikibazo cy'inganda zikora inzoga zifunze. Ejo muzajya kumva nibikomeza gutya u Rwanda rwicecekeye batangiye kubirikira ku Burundi, ku Rwanda nkuko Kongo yabigize akamenyero. Twabuze lisansi ni ukubera u Rwanda, inganda z'i Burundi z'inzoga ntizikora ni ukubera u Rwanda, n'ibindi. Ariko niba amakamyo azana ibitoro wa mugani wabo yacaga kuri uyu mupaka, mukaba muteza ibyago hakinjiramo ababahungabanyiriza umutekano bagafunga. None duteza ibyago akaba ariko dufunga umupaka uzi ko hariho amakamyo aca? We nibo bawufunze kuko ayo makamyo yazanaga n'abateza ibyago. None urumva ari ikibazo ari icyacu? Kuki se bagiye kufunga badatekereje kuri ibyo ngibyo? Bwanare, uratekereza ko umuntu urimo gukorerwa ibibi hata kubimukora cyangwa hakwiye gutakubikorerwa? Uri gukorerwa ibibi agomba kwibaza guverinoma ye. Umurundi uri gukorerwa ibintu bibi abaze guverinoma ye impamvu iri gufata ibyemezo nka biriya bihutiyeho. Ubu se reka nkubaze, nturi umunyamakuru? Ntidukunda no kuganira. Sinigeze no kubona mu minsi ishize warikoroje wambutse umupaka. Bivuze yuko uzi neza uburemere buri hagati y'u Rwanda na DRC ku kibazo cy'umubano hagati y'ibihugu byombi. Bivuze neza yuko uzi igihe bimaze. Mvuze uburemere n'igihe bimaze. Urareba ugasanga niba hari ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi kimaze igihe cyangwa gifite uburemere nk'ikiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buretse gato batsinda narangiza. Ntago twumvise abadepite babaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi bati ko ibibazo by'u Rwanda hagati y'u Rwanda na DRC ari byo biremereye bizamo n'intambara bimaze n'igihe ko batarafunga umupaka. Nibyo nkubwiye rero, aho ubutegetsi bwa DRC buri ku cyicaro ni kure y'umwanzi wabo bita u Rwanda, mu gihe Kongo mu gihe Burundi bwo mu busatiri. Niba rero wemera yuko ubutegetsi buri mu birometero 2,000 gusa, nawe ubwawe ugaragaje yuko bananiwe gucunga ubutegetsi kuri territoire y'igihugu cyose, kandi nizo nshingano ntago bashobora kwitwaza ngo ubutegetsi buri Kinshasa ngo nta buri Goma, nta buri. Ariko ibyago ntabwo bingana n'iby'abarundi musatiriye mu marembo. Oya, ni kimwe. Burundi indege isoko ryarahiye, indege ntabwo byayitwaye iminota 15 irazima. Nibyo nkubwira bigomba n'indege yabatera rero cyangwa umwanzi. Ibyo abarundi bo barabyibagiwe ku bihugu byacu nyine ari bito binaturanye. Niyo mpamvu nyine igikomye cyose bavuga bati mwegeke uyu muturanyi turi mu marembo. Nkunze kuvuze ko nabyo nakubwiraga mu kanya igikomye cyose biraza kujya mu burenganzira bwa muntu, biza kujya muri siporo, nako byarabaye no muri siporo. Ejo bundi muri basket biraza kujya mu bidukikije. Usanga ibintu byose u Rwanda nirwo nyirabayazana. Ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu nkubwira nti abantu ba mbere bakwiye kubibazwa n'abayobozi b'u Burundi, bakabibazwa n'abaturage babo, kandi baranabibabajije ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi uravuga ngo abanyarwanda ngo nako abarundi ntugaragaje uko bageze mu Rwanda, ntugaragaje aho basohokeye, ntugaragaje aho bigiye gutera izo grenade, ntugaragaje uwazibahaye. Nari ntegereje ngewe numva urutonde barondora kumva izina ry'umunyarwanda ndaribura. Bitoreje hehe, bazihawe nande, ibyo byose hanyuma abantu babafasha. Ntabwo duherutse kubona bafashe ibyihebe byateye ibisasu mu Burusi uko babishyize kuri televiziyo mbere yo kujya kwa muganga bameze. Aho abantu se bafashe ntibavugisha icyo ushaka, cyane cyane bigere ushaka no gushimangira ibyo narratifu cyangwa se discours cyangwa amagambo washyizeho amaze igihe avugwa kugira ngo ashyigikirwe n'ibikorwa. Ese Bwanare, utekereza ko niba uvuga ko umuntu wafashe yakuvuga icyo ashaka, wamuvugisha icyo ashaka? Bivuga ngo n'u Rwanda hari abo bivugisha ibyo bishaka ko abavuye muri FDLR bafashwe. Ntabaza bizanye. Wenda vuga ngo baretse gato tubitandukanye, wenda gisubiza ntabaza bizanye. Ntabwo tubizi kuko urabiza kwabo ntitubizi. Baraza bizanye. Harabaza bizanye, buretse harabaza bizanye,
hari n'abaza bafashwe muri za operasiyo zagiye zibaho. harabona sanze muri M23 ngewe mbasanga ubwo ntibivugisha ibyo ntibo ntibavugishwa ntabwo wabavugishije weho nyine ntabwo bakubwiye nabahaye mikoro ariko wenda baravugishwa oya urumva nuko waruvuze ngo kugira ngo umuntu avuge oya ugomba gutandukanya n'igihe tuba turavugana ku biki. Umuntu wamufashe umufatanya igisasu cyangwa se umufasha amaze kugitera yakomeretse, ufite imvugo umaze iminsi warashyizeho ubugize Imana kugira ngo ubone igikorwa cyayishyigikira. Aha ngaho tugomba kuhitondera. Hanyuma rero n'ikindi kirimo ni ukumenya ngo abanyarwanda, ni ukumenya ngo abarundi bo iyo babyumvise bakurikije ibiba n'ibivugwa bo babyumva bate. Niba uvuze ngo Red Tabara yateye iturutse mu Rwanda, nta kintu na kimwe ushobora gushingiraho kimwe mu byoroshye ari kugaragaza umupaka yanyuzeho. Bibwira se ko abo bibwira ari injiji, yaba abene gihugu, yaba abanyarwanda, yaba nabo mu karere ndetse na wa muryango mpuzamahanga. Wibwira se ko badafite amakuru. Urashaka kumbwira ko Union Européenne cyangwa Umunyamerika wahoze umbaza mu kanya tuganira ku ruhande cyangwa se Umushinwa cyangwa iki atazaho Red Tabara iri? Uhe President wa Republika na Chef d'État-Major mwarabisinyiye 2-3 kugize mutahindukiye ngo maze mubwire aho abo mwabisinyiraga imbere uti ba bantu bimukiye mu Rwanda. Ko ntari numva mbese reka dufate urugero ku bya Kongo yo imaze imyaka igera kuri 2 cyangwa se inarenze yarashyizeho ibigomba kuvugwa. Ko ntari numva ibindi bihugu bijya mu murongo wa Kongo turaza no kubigarukaho bikavuga discours nk'iyabo. Ko nta kihugu kiravuga ngo u Rwanda no kuri Red Tabara. Nuko se badafite amakuru cyangwa nuko bayafite cyangwa baracyayashaka nacyo reka dutegereze bazayatangaza. Bashobora kuba bakiyashaka. Abarundi mu by'ukuri kugeza uyu munsi umubabaro, gufunga imipaka n'ibindi bibazo, imvugo z'abayobozi bose njyango na Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu yigeze abivugaho avuga ati ikibazo dufite ni u Rwanda. Yego genda ndimo ndibaza abaturage badukurikiye uyu munsi b'abanyarwanda bashobora kuba bibaza iki kibazo nanjye nibaza. Utekereza ari yihe mpamvu ishobora gutuma Uburundi bugomba guha ibisobanuro abaturage babo ko ari mwe mu bateje ikibazo? Ubona impamvu yaba ari nk'igihe iyo mukeka? Ariko ngaho naba ndengereye ngiye kuvuga ibyo wimbwira ibyo abarundi bavuga ariko iyo mukekamo oya nta nubwo nshobora nugira Imana reka nkubwire tugira Imana wajya kuvugana nabo hanze igihe wakurikiraga ibyo muri DRC ukuvugana n'abavugizi n'abaki naha ntekereza yuko hari umuvugizi yambereye undi wundi waje mushyi wa mbere yari inshuti yanjye niko bigenda naha hari ibibazo ngiye ntashobora kuvuga nk'umuvugizi wa guverinoma kuko wagira ngo uri murambaza ngo mvugire guverinoma y'u Burundi. Ariko nari nkubwiye ngo we nk'umunyamategeko hari igihe umuntu avuga ati runaka arambeshyera mu rukiko ukavuga ngo niba avuga ko bamubeshyera naduha icyo baba bapfa akeka. Yego mwe ntabwo mukeka icyo u Rwanda rupfa n'u Burundi. Scovia natanye nkubwira ko u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi, ntacyo dupfa, ntacyo guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda ubwabo bapfa n'abarundi. Hari n'ikibazo ntekereza ko n'abarundi bari hano bahohoterwa cyangwa se bagafatwa nabi. Ari ibyo ngibyo nta byigeze biba ku bakongomani, nta byigeze biba ku barundi, nta nari mu bizigera bene nababaho. Hazagera no bakozaho urutoki babahungu bahagarara ku muhanda cyangwa bagenda bambaye imyenda buru bazamwereka. Nta kibazo dufitanye n'u Burundi, ntacyo. Nako ngo biratandukanye, hari ikibazo cy'umutekano uterwa n'imwe mu mitwe iriyo wenda turaza kubiganira. None ko mubiyamase itangazo ejo mwasomera rirabihaniza. None se abanyarwanda bakomeza bumve 2, 3, 4, 5 Uburundi buvuga kugeza aho bavutangira kuvuga ngo u Rwanda rwakoresheje abantu bavukiye Burundi barabavuze aho bavukiye n'amatariki bavukiye b'abarundi mu buryo butanasobanutse ngo bakoresheje kujya guterayo ibisasu. Hari aho ugera ukumva abantu batangiye gukabya. Ni nayo mpamvu ntaguze umugani w'umwana wahoraga atabaza. Aho tabaza ngo ikirura kiramufashe 2, 3, 4, 5 uko byaje kugenda. Ubwa mbere baramutabaye, ubwo baramutabara, ubwo gatatu baramutabara babona tipe ababakinisha. Ubwo kane ikirura kiraza aratabaza ntibaza. Ntabwo wahora utabaza ngo u Rwanda ruhore rusubiza. Araho bigera kumva bitangiye gukabya. Iyo batangiye kumva ngo abanyarwanda ngo twagize uruhare mu kujya gutera ibisasu muri kapitale ibujumbura. N'abarundi nabo babyumvise babigwa n'abayobozi babo bashobora kubyibazaho. Ariko n'u Rwanda iyo ugize icyo bisobanuraho nabo bashyira ku munzani
ntago navuze ko atari injiji. Havuze ati niba tubwiye ko baturutse ko d'abord mbere na mbere ko ari abarundi 100%. Ese bahabwa kubaje ati aba barundi 100% baza gutera ibisasu iwacu barapfa n'iki n'ubuyobozi bwabo. Aho kugira ngo ugaragaze icyo bapfa n'ubuyobozi bwabo kugeza aho baza gutera ibisasu ahantu ashobora kuba ari mu mubyara wabo, nyina cyangwa se bagiye guhaha cyangwa muri umuntu waba yagiye ku ishuri yateze imodoka, ukaza kutangira kuvuga ngo bavuye mu Rwanda. Banza ugaragaze abo barundi n'iki u Rwanda rubashyiramo rubashukisha ku buryo bajya gutera ibisasu bene wabo. Ibyo ngibyo rero rimwe na rimwe iyo bitangiye gukabya ni ngombwa gutanga itangazo naryo rigufi muri make akavuga ati hari ukuntu dusoma hagati y'imirongo ni mpamvu za hano hagati y'imirongo haba harimo ibintu by'inyundo kumva ko umuntu yaryandikaga arishimangira. Aha kuri iri tangazo nicyo nshaka kumva. Muravuga ko babakura mu bibazo byabo batagomba kubashyiramo, ariko Burundi bwo burasanga rimwe kibazo. Ariko abantu bashatse kukugira ikibazo ntacyo babikoraho. Nkubwiye ko ndajya mbigarukaho Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyizeho imvugo tugomba no kwitondera, kuko rimwe na rimwe hari igihe ujya kumva imvugo yafashe. Niba abantu bashaka kubivuga kuri yo wabikoraho iki, bakagerageza no gushaka ibikorwa bahuza nabyo. Maze kukwereka yuko ntushobora kugaragariza abantu babene igihugu bawe uvuga ngo baturutse mu Rwanda baca muri Kongo babona kuza i Bujumbura utagiye ugaragaza niba barabibabwiye kuki batababwira aho bitoreje, ninde wabahaye izo grenade, bambukiye bava mu Rwanda basubira muri Kongo, bamuvukiye muri Kongo basubira i Burundi, ninde wabahaye amafaranga ko ibyo bintu byose bidashobora gukorwa, ibyo byose ndondoye bidashobotse kuki batabivuga. Ariko kubivuga nabyo ntibihagije, ugomba kubitangira ibimenyetso. Ikibazo cya mbere abantu bose bakwiye kwibaza ni kuki abarundi bashobora gutinyuka kujya gutera ibisasu muri bene wabo hashobora kubahamo nabo bava indimwe. Icyo nicyo cya mbere abantu bagombye kubanza gusubiza. Icyo ni ikibazo cyoroshye ko mu Rwanda twigeze kugira kesi y'abatera ibisasu. Si bara abanyarwanda se Abanyarwanda. None se kuba nibura twege ntabafashwe se bakanaburanishwa ntibyatangajwe se ntibari bene wacu se ko babiteraga se nibazi ko harimo bene wabo. Ko ntawe twabeshyese kandi twagaragaje mwareze opposition y'abanyarwanda nayo bigaragara ngo niba hari n'ikibazo cyari hagati nyine y'abanyarwanda. Nibyo nkubwira abarundi babanza basondera impamvu umurundi ashobora gutera undi grenade. Rimwe na rimwe abantu banakora ibintu iyo nge nshaka kubeshyira cyangwa se gushinja u Rwanda ntabwo ndagutanga imyirondoro yabo. Unose bibwira ko umurundi nanjye nimyo nakubwiye nategereje bavuga imyirondoro ntegereza ko baza kuvuga umunyarwanda ngo numve bavuze nka Kalisa Jean Baptiste wavukiye i Murama heza Gitarama ni kubahoze hitwa ndamubura. Niba ari mbuzemo umunyarwanda ntangira kuvuga ntawe bya bintu biri ahantu hamanuka nta kigenda none ukazana n'ibyo bibazo bindi mvuze. Uburyo bw'ubuhanga bw'u Rwanda mu mbaraga bufite mu butasi n'igisirikare no kubaka imbaraga z'ubutegetsi bwabo ntabwo muri ku rwego rw'uko mushobora gukora operasiyo isa gutyo abantu ntibabone ikirari ugakoresha abarundi ngo nyine nibyo nakubara inyungu oya ibyo bintu by'ubuhanga Scoville mujye mubireka. Okay, ubwo buhanga tuvuyeho ni ubushobozi ni ugukunda umurimo ni ugukora inshingano wuzuza zawe kandi ugahabwa uburyo bwo kuzikora. Niba uri mu butasi leta nta gihugu kitagira ubutasi, nta gihugu kitagira abakora akazi, ariko bararutana bashobora kurutana nyine kubereza izo ndangagaciro zindi nongeye n'ibikoresho n'uburyo amafaranga byose igihe byose. Niba rero abantu bafite izo nshingano bakabona n'ibyo bagomba gukora ntabwo bagomba no kujya kubikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Niba kandi binabaye none bisobanure n'ibyo nakubwiye ntibisobanure wipfa kuvuga gusa ngo abantu bavuye mu Rwanda bambukira muri Kongo hanyuma bajya ese ibyo bintu wabimenyite hanyuma wowe niba ko habaho ubutasi bwo mu gihugu hagati n'ubutasi bwo hanze ubwe nibwo bwamubwiye ko mukura abantu mu nkambi ya Mahama mukabajyana ku ikosi avuga yuko ari bo babimwibwiriye bivuze ngo ubutasi bwabo rero bwo hanze burasinziriye. Niba utegereza ko abantu baturuka mu Rwanda bakinjira muri Kongo bakinjira i Burundi bagatera ibisasu nta kintu bamenye ubwo batarimo ikibazo aho intege nke zabo sizo munyuramo oya ntago dukeneye kuzinyuramo ko nta nyungu tubifitemo. Ndimo ndibaza niba natangiye ku ijambo perezida yatubwiraga kuntu Burundi bwagiye Kongo nibaza niba atariho
urwango rwanyu rwongeye kuburira nyuma y'izindi mpamvu mwagiye mugira mukagirana ibibazo. ariko ntabwo ntongere kuvuga urwango rw'abanyarwanda. Okay, ibibazo mwagiranye n'u Burundi reka bye kuba urwango. niba ibibazo abarundi babagizeho. None niba kuko ibi bintu ndagira ngo tubigendemo neza iki kiganiro kibi. Kuko ni ntemere byo uvuga ntikiri bube. Reka mbyemere uko kiraba wowe urwo rwango babanze. Icyo nkunda nuko rero tutabyumvikanyeho dukomeza nta wivumbura. Okay, kuko turaguma no kuvuga ngo rero niba warashyizeho gahunda yo kuvuga ibi kugeza naho cyangwa yo gukora ibi kugeza naho umukuru w'igihugu mugenzi wawe kubajije ukamubwira ibihabanye n'ukuri none se wibwira ko perezida wa repubulika tuvugisha ukuri perezida wa repubulika y'u Rwanda yagiye kubaza mugenzi we adafite amakuru bari bayamuhaye wibwira se ko yagiye kubaza mugenzi we atabanje no kongera kuyacekinga kuyagenzura 1 2 3 4 avuga ati ariko wenda reka mubaze ubwo nari ndimo nibaza niba aho ngaho atariho isarabwa inguni yubatse ikibazo mufite idaraho ibuye ryifatiza turahagera ridashingiye kuri icyo kintu cyo kwambuka yarabajije amakuru nuko yari ayafite bariko buryo umuntu wamutahuye ukamubaza ubumuhaye uburyo bwo gukemura n'ikibazo mu ibanga ese nari ngiye kuboherezayo babimenye ebana muguma aho ngaho ese nari ngiye kubohereza nako naboherejeyo babimenye ebana icyo nabatumye mutuze ntagira icyo mukora ese nari ngiye naboherejeyo babimenye mbagarure uhitamo kuvuga uti ntabona uherejeyo mu gitondo isi yose ati abarundi bariyo nari ndimo nibaza niba kanje kuri iryo sarabwaye wari uvuze ibuye ryifatizo ninde watahuwe ni guverinoma y'u Burundi na perezida wayo n'umuyobozi wayo n'ingabo z'u Burundi nibo batahuwe nande batahuwe nibyo perezida wa repubulika yababwiye u Rwanda aho rero u Rwanda rurinjiye ubwo aho u Rwanda narwo rwinjiye mu kibuga kuki ushaka kwinjiza mu Rwanda niba ari ibyo u Rwanda batahuwe nande buretse gato niba ari ibyo u Rwanda rurakuba rwinjiyemo igihe perezida yabibazaga kuki atari ko wabivuze ahubwo icyo nshaka kukubwira nuko uratahuwe nande n'u Rwanda nibyo perezida wa repubulika yavuze bihabanye n'ibyo yamubwiye icyo tukemeranyijeho utahuwe ninde ni umurundi atahuwe n'u Rwanda n'umunyarwanda niwe wagize ikibazo rero hanyuma nawe ujya kureba ibibazo yagize ibihe ntabwo dushaka no kubireba icyo dushobora kubikoraho wigeze wumva ko hari icyo perezida yarengejeho nyuma amaze kuvuga yuko byasanze ari byo hari ikindi yavuze icyo dushaka nuko ahubwo niba hari n'ikibazo tubyizere dutya baze tubiganire nk'uko twari tubiganira ariko niba badashaka ko tubiganira ubwo bafite uburyo bwo kubikemura ariko bareke kubivangamo u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda kuko ejo nidukomeza kubyihorera gutyo ntagiye n'ikintu tubivugaho uzumva abanyarwanda bariyo hari abasigaye cyangwa hari wenda n'abagiye mu bundi buryo hari abanyura muri Tanzania njya mbyumva batangiye guhohoterwa ngo daeri ngo impamvu ibi ni guverinoma y'u Rwanda ariko nta kibazo bafite ugomba kubikumira hakiri kare ntabwo none se uyu munsi umunyarwanda wajya i Bujumbura agahura na bene umuntu bakomerekeye muri cyo gisasu abayobozi bamubwiye ko abanyarwanda babiteye cyangwa se ari abanyarwanda bakoresha abarundi urumva uko amubona bamaze gutangaza ibyo bintu niko ushobora kongera kumubona ntibitandukanye nuko amubonaga mbere murabikumira mute mubwira ko abanyarwanda batajyayo tugomba gusobanura n'ugomba kujyayo akajya wigeze no kubimbaza muri Kongo hari ubwo twigeze tubuza umuntu kujya muri Kongo se hago turamubwira ati nyabuneka genzura suzuma shyira ku munzani urebe kujyayo n'umwuko hari nayo bitakugiraho ingaruka nusanga ikikujyanye kitihutirwa kitaremereye ukihoreye dusoza ikiganiro tuvuga ngo nta kibazo mufitanye n'u Burundi dusoza ikiganiro tuvuga nkuko natangiye u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi nta nubwo rwifuza ko u Burundi bukomeza kuvanga u Rwanda mu bibazo byarwo byaba iby'umutekano byaba iby'ubukungu byaba ibya siporo byaba ibindi u Rwanda rufite gahunda yarwo rukomeje u Rwanda kandi rwiteguye gukomeza kuganira n'u Burundi nkuko byamye muzaganira kuki kandi nta kibazo mufitanye icyo bazavuga kuko barakivuga none se naba mfite ikibazo washaka ko tukiganira uvuga ngiye ngufite ikibazo n'ubwo ntacyo ngufiteho uti ndashaka no ko tukiganira nkanga hako niba unibuka neza umukuru w'umugambwe yaravuze mbere yo kubafunga umupaka ati ndaza kubaza ishyaka ryo hakurya twaganiraga ati byagenze gute yaba yaramubajije se kandi barese bafunga umupaka yabuze ukwaza uretse ko inzira
byo kubaza ni nyinshi cyane. niyo mpamvu nabazaga yaramubajije ubwo wenda harabo oya ibyo ngibyo ntago niyo nabimenye waza ntabikubwira twabaza tukareka bakaganira icyo gihe hawe umurongo oya basha yanamubajije ntibabitangaze twabareka bagakomeza uburyo bahisemo. yego reka tugushimire. Urakoze cyane.